jenoside itangira ku itariki 6 nijoro nibwo twebwe hariya muri Jabana turi mu nkengero z'umujyi ariko hari ikintu cyaturitse nyine mu masambiri iminota yose inyenzi neza ariko kiraturika ku buryo abantu bose bacyumva ntitwakitaho hanyuma mu rukerera mu masaa 11 abantu hariya twebwe Jabana batangiye kwica saa 11 za mu gitondo Ruseti nibwo jenoside yatangiye kwica abantu batangira ahitwa mu Kazarusenya bihita bikomeza kuvuga rero abantu bavuga ngo ntiyateguwe ntago bambwira ko indege ya Habyarimana yahanutse ninjoro hanyuma saa 11 bagahita batangira kwica bafite n'ibikoresho bya bindi byose tuzi ubuhiri mashoka imihoro mishya ibintu byose bari babifite yewe ku bwanjye yarateguwe ndetse cyane ku itariki 6 nijoro nta kintu twebwe twahise twumva kuko icyo twumvishe nicyo kintu cyaturitse hanyuma mu gitondo kare ubundi umubyeyi wanjye papa wanjye yajyaga azinduka ajya mu kazi yari afite imodoka ikora transport saa 11 yabaga avuye mu rugo agiye kuyitanga siwe wayitwaraga ariko niwe wayitangaga hanyuma yabyutse iryo joro muri urwo rukerera atangiye kwitegura yiteguraga yumva radio yumva iriya music classique agezemo hagati nyine hatangiraga music classique bagahita bashyiramo itangazo ry'uko nta wemerewe gusohoka abantu baguma hamwe ibintu nk'ibyo abyumvise ahagarika kwitegura nyine asubira mu buriri ariko ntiyabiha agaciro kuko twese icyo gihe ntibahise banatubyutsa twari dufite umuzamu urinda mu rugo akarinda cyane cyane iyo modoka niyo yari babaga bashyiriyeho umuzamu rero akazi ke katangira saa 12 kakarangira saa 12 za mu gitondo imodoka imaze kugenda uwo muzamu saa 12 za mu gitondo nyine yaragiye nk'ibisanzwe nawe yari kavukire kahari iwacu hanyuma nko mu masaa 9 zibura urumva papa we yasubiye mu buriri ubuzima nyine busa nk'ubuhagaze ariko ntibatubyutsa byari muri vacances hanyuma umuzamu saa 9 zibura agaruka yiruka araza arakomanga cyane ati mubyuke ati abantu batangiye kubica twebwe dutuye uzamukiye Karuruma ahantu bita mu Maka haruguru mu Maka hagati niho twari dutuye atangira kuvuga imiryango imwe n'imwe yo mu Kazarusenya kwa Mafura avuga abantu benshi bapfuye aho ngaho mu Kazarusenya icyo gihe rero ababyeyi bacu nibwo bahise batubyutsa mama aza mu cyumba cyanjye naranaga na murumuna wanjye aratubyutsa ati mwamenye ko Habyarimana yapfuye ntabyo twari tuzi ariko nta nubwo nge nari mukuru ko naburaga amezi make ngo ngire imyaka 18 hanyuma nibwo rero yahise atubyutsa aratubwira ati aho umututsi ari hose arapfuye sinjya nibagirwa iyo scenario ukuntu yagenze kubera ko muri primaire ngira ngo president yabivuze muri primaire bajyaga baduhagurutsa buri gihe nyine babarura abahutu n'abatutsi twebwe rero igihe cyo kubarura kigeze twabajije iwacu twabajije mu rugo ngo turabaki mama ahita avuga vuba nabwo ngo ati muri abahutu byari kugira ngo tuzamuke mu byangombwa hiyandikamo hutu kugeza tugiye gususha bye kuba ikibazo noneho murumuna wanjye nyine yahise amusubiza ati si ikibazo kireko twebwe turi abahutu ntacyo bitubi mama ahita avugira hejuru ko yari afite ubwoba bwinshi ati hoya guhera uyu munsi umenya ko uri umututsi noneho guhita ugarura kwishyiramo umututsi ako kanya yego ntago twabihaye agaciro ubwo bahita batubyutsa nyine tangira kwitegura nko mu masaa 2 hahita hazamuka twari dutuye ku muhanda uriya muhanda uva Karuruma hahise hazamuka amabisi y'abasirikare ba Habyarimana bagenda kubashyira hejuru bazamuka bajya nka za Rutongo kugira ngo bazibire ngo inkotanyi zitaza ibintu byahise twebwe mu by'ukuri Roseti byahise bihindura isura ku rwego ruri hejuru perezida yabivuze hepfo yacu gato
hari bariyeri y'abafaransa ugiye kugera Karuruma umanutse iwacu ndetse na Nyacyonga nyine bahise badufungiramo hagati ku buryo papa we yanatekereje ngo ntabwo ari papa, mama yaravuze ati mwaretse tugatoroka tukagenda kuko inkotanyi nyine zazaga zituruka za Rulindo kuzigeraho byabaga byoroshye icyo gihe, tuzamukira aho ngaho dutunguke za Rutongo dusanga inkotanyi. Twagiye kubitekereza bitagishoboka kuko izo saa mbiri nyine abasirikare barabangije kugota ahantu hose hari komine Rutongo hose iwacu abasirikare bajagajaga, ariko noneho uko amasaha yegereza nko mu saa sita basa nk'abaduhunze bazamuka ruguru kuri komine. Twebwe rero igitero cyinjiye iwacu saa 7 zo ku itariki 7 umunsi nyirizina uyu munsi urumva ngo twagumye muri icyo gihirahiro. Mama na papa bapanga uburyo dusohoka mu rugo ngo duhunge biranga byanze, ubwo niko bica abantu mu Kazarusenya bo bari bapfuye imbere kera. Byaje kurangira rero saa 7 aribwo baduteye saa 7 z'amanywa. Wa muzamu wacu yagarutse mu gitero n'abandi bantu duturanye benshi cyane kuko ngenda sinjya mbyibagirwa. Uvuye kuri uwo muhanda munini hari agahanda kinjiraga kuko twari dufite imodoka kinjiraga gutya, binjiriye muri ako gahanda bari bambaye amakoma ashitaguye hejuru, bambaye ubusa bakenya andi makoma mu nda, binjira iwacu. Mu kwinjira rero twahise dusota urugo. Mama yari atwite inda nkuru yagombaga kubyara nko mu kwa 5. Mama niwe wazengurutse kuri salo aca munsi y'urugo, ariko twebwe papa yadufasha akajya abana badashoboye akajya barenza urugo. Nuko jenoside yatangiye bahise basenya ako kanya sur place, baratwirukankana ariko ntibadufata. Iryo joro nta muntu n'umwe bafashe wacu ko twahise twiruka. Kirya gihe mu kwa 4 imyaka yari yeze, amasaka, imyumbati, aho kwihisha hari hagihari, bahita badusenyera. Hanyuma ariko barasenya bya bindi bazamura na fondasiyo. Hanyuma nimugoroba nibwo batwitse iwacu, batwika n'imodoka bayitwikiramo ko ngo bananiwe kwigabana. Amakuru baduhaye bagiye impaka z'uwitwara, bayishyiraho ibyatsi baratwika, ubwo duhunga ubwo tutangira ubwo ngubwo. Ndatanga urugero muri 1993 hariya hitwaga Ikabuye. Iyo ndi kuvuga ibya jenoside mvuga Ikabuye nibwo numva hari bigarutse. Hateye ikintu cy'abajura, bari bafite forme y'abajura ariko urebye ntago bari abajura nabyo ndabisobanura. Hateye ikintu cy'abajura, urugo rwa mbere babanjijeho n'urw'iwacu. Umunsi baduteye bahageze nka saa 9 z'ijoro, kwa kundi abantu baba mu rugo muba murangije kwitegura kuryama, kurya abantu barangije kurya, barinjira. Papa we yaratari yataha, barinjira baragota ari benshi cyane. Hanyuma batwara buri kimwe cyose, wumve ko ari buri kimwe cyose basigiye. Buri muntu bamusize uko yari yambaye, uwambaye robe de n'ukenyeye igitenge nuko basize urugo. N'ibitanda, intebe twari dufite intebe n'imisego barayitwara, n'amamatera n'imyenda yose, buri kintu cyose baragitwara. Hanyuma bategereza papa. Papa yarinjiye nawe baramucucura byose, inkweto bamusigiye ipantaro. Hanyuma bata amatracte ariho amaliste y'abandi bantu bakurikiye bagomba gutera. Ariko iryo joro baramuzengurukije ahantu henshi, agenda akomanga, bagakingura bakatwara utuntu duke. Ingo nyinshi bamukomangishijemo akivuga, yarakomangaga akavuga ati ni kanaka, bagahita bafungura. Bafungura bakabiba, bamugiza akandoyi, bamufunza amaboko inyuma. Yego. Hanyuma ingo nyinshi bibye iryo joro n'iz'abatutsi. Hanyuma birangira bataye tract iriho liste y'abandi bakurikiye kuziba, ariko stila ari iz'abatutsi. Nyuma yaho gato ibyo mu gitondo nyine abantu nibwo badutabaye kuko nta wavugije induru, nta wagize. Nyuma yaho gato rero batangiye noneho kujya
batera urugo ku rundi, bagatera uyu munsi aha batera kwa data wacu witwaga Gisagara, we icyo gihe banamutera kuko we yari umusore, yaraniyumvaga, yari afite n'imyitozo yakoze, akarwana igihe cyose yararwanaga, yabaga yirwanaho, yarwanye nabo baramutemagura ku buryo we nubwo bamwishe muri jenoside yari icyo gihe baramutemye bamuteye iwe, ariko noneho iwe kuko bari bamuzi nta n'ikintu batwaye, haje abantu benshi bazaga ari benshi cyane, barongera bahata amatracte nyine. Bigaragara ngo ntago ari ibintu byari bije ako kanya. Izo tracte bigaragara ko bazitaga babishaka, babikoraga babishaka, ntago ari ibintu byabatunguraga, ntago kuza wanditse amazina y'abantu, ingo z'abantu, noneho la majorité ari z'abatutsi cyangwa abahutu batari mu murongo umwe na MND na CDR. Rero ku bwanjye ntago aribwo byari bikiza, kandi twanabibonaga banadutotezaga ku buryo bugaragara. Mama mu rugo, mama niwe muntu wari ufite strategy nyinshi cyane, yagize ubwoba bwinshi cyane, wenda kubera ubuzima yari ariho, yari atwite inda nkuru nabibabwiye, ariko niwe wazanaga ibitekerezo byinshi. Papa we yahise ubona acecetse cyane bimuyobeye, yari muremure cyane kandi ari na munini, we no kwihisha muri ibyo bihuru ntago yabishoboraga, yarahagararaga nyine, twebwe tukicara mu bihuru na mama. Uyo munsi Roseti bigeze butangiye kwira, iyo uri iwacu ureba akasozi k'imbere yacu gatoya ko kwa data wacu wundi witwaga Gasamagera, aratekereza ati ninohereza abana kwa Gasamagera hari ikintu biri butange. Noneho nubigeze mu mugoroba baratubwira ati, mama aravuga ati reka dutandukane, dutatane, wenda kutwica bizagorana, hariho abazasigara bazadufata mu buryo butandukanye kugeza ubwo wenda hariho uzasigara. Ngewe yahise ampereza umwana muto wari ucutse, wari ufite imyaka 3 n'amezi 6, ndamuheka mu buzima bugoye. Nibwo nari ngize ubwo buzima ko sinigeze mpeka umwana. Mfata uwo mwana kamuheka, duhita dutandukana n'ababyeyi n'abo tuvukana bose, kuko abandi uwo nari mpetse uwo yakurikiraga afite nk'imyaka 5, nawe yagiye ukwe, yarijyanye. Dusiga mama na papa aho ngaho, turatatana, buri wese agenda atekereza. Mu by'ukuri nta hantu twari tuzi cyane ku buryo wenda bavuga ngo mpungiye aha, ngiye kwa kanaka. Finalement buri wese yagiye mu mutwe atekereza ko yatubwiye ngo tujye kuri uwo monkre, yari umukuru w'umuryango, tumutinya, twumva ari umuntu ukomeye cyane, wenda utekereza ko ari ukuntu byagenda. Turarorongotana, ngiye ku bwanjye n'umwana, twaraye hagati kuko harimo akantu kameze nk'igishanga, nakagezeho bwije ntinya kukambuka mu ijoro hagati. Nakambutse rero inyoni zitangiye kuvuga, naraye hakuno yako ahantu hari abaturage, urumva iwacu bahatwitse nijoro, bayobewe ibyari byo. None abaturage nabo bava mu mago bagenda biyegeranya, bayoberwa, urumva byaraturitse birashya. Abasirikare bo kwa Byamane bari kuri jari, bakaharasa bayobewe ibyari byo, nabyo bihinduka indi ntambara utamenye yari. Noneho manuka nikubise mu baturage baho hasi, mpita niryamiramo hagati kuko ntibabonaga, bari bakambitse nabo mu rutoki rw'umwe. Mu rukerera ikintu cyahamvanye, haje undi muturanyi wabo ati mwamenye ibyabaye. Urumva buri wese yashakishaga amakuru. Yego. Witwaga Barakagira, uwo mupapa araza ati mwamenye ibyabaye, bati bimeze gute? Ati ntago ari ikibazo cyacu, atahubwo abatutsi bose, niba hano harimo umututsi nta kazi kanyu. Nari ndimo n'undi mukobwa twari dutanye nawe bahekunganya umwana w'iwabo muto witwaga Karitasi, turyana inzara. Ubwo ntago babonaga, abantu bose ntibabonaga, byari nko mu masaa 10, saa 9, saa 10. Turyana inzara, tugenda tunyerera gahoro gahoro, tusa nk'ababavuyeho. Urumva abantu babaga ari benshi, nta wasinziriye, bajagashaga mu rutoki, abantu bayo ntiwamenyaga ngo uhuye nande. Ngiye na Karitasi ducaho, turamanuka, noneho turindira ko hasa nk'ahacya ngo twambuke. Bwagiye gucya rero tugeze kwa data wacu nguwo, tukihagera nasanze umudamu wiwe, abana bose biwacu bo muri famiye, buri wese yatekereza kujya kwa muzehe, ko yumvaga ko hakomeye cyangwa se muzehe ari ukuntu ari buturinde. Abana bose bo muri famiye, hari abana benshi, bose bahageze. Hanyuma
mama Fifi we ikintu yakoze yatangiye gutekera abana ibikoma ibiki akirimo kubiteka bababohereje igitero nyine kije special kwa muzehe Gasamagera ubwo twongera turirukanka dutangiye kwirukanka ubwo ariko ubwo twagiye ahantu tutazi pe twahise tujya muri za cyuga ahantu tutigeze tugera noneho twese turatandukana buri wese ahungukwe nkomeza struggle yo guhunga gutyo yego n'uwo mwana nari impetse jenoside mu murenge wa Jabana ntago yatinze yamaze igihe gito cyane nubwo abantu benshi bapfuye hapfuye abantu benshi cyane yatangiye ku itariki 7 nyirizina mu ijoro ryo ku itariki 10 rishyira ku itariki 11 inkotanyi zari zageze Jabana ariko iminsi yadukomereye cyane twebwe hariya ni ku itariki 9 cyane itariki 9 urumva 7 batangiye bamwe bagihuzagurika 8 batangira kwishyira hamwe 9 ari abahungiye mu kiliziya abantu bahishe mu ngo byose bamaze kumenya nibwo bishe abantu uwo munsi bose hafi ya bose ku itariki 10 habayeho noneho gushakisha n'abandi bafasha amaliste bakagenda bareba kwa kanaka dufite basigaye ababigenze gutya ndaguha urugero nko ku itariki 10 muri wa Rando witwaga Karangwa mu bantu bapfuye ntawe babonye mu gitondo kare ku itariki 10 ndumva byari ku cyumweru bafashe amamikro barahamagara bati mu bantu batari baboneka Karangwa ntawe urimo abantu b'abagabo bose bari bapfuye mu zindi ngo bagenda bareba abana hari abana 10 twishe 6 cyangwa ibintu nk'ibyo ariko uwo mupapa ntabwo yari yabonetse baramushakishije bya bindi bombeye insina zose bajya mu mashyamba barombera abaturage bose basohoka mu ngo ntabwo rukombera no gutemagura urakoze bazana imbwa noneho bakajya bahagarara hejuru ku musozi abandi bakagarara hepfo zikamanuka imbwa zikoze umurongo zimanuka zihunahuna zivumbura abantu niho baboneye uwo Karangwa bamusanga ku mugezi wa Karuruma ahantu uturuka hejuru za Mbogo ku mugezi niho yishe muri ibyo bihuru niho bamukuye n'abandi benshi icyo gihe bari bagerageje kurokoka naho bapfiriye ngewe imbwa zanciyeho sinavumbuka nuko musa nk'uwambutse iryo joro rero inkotanyi zaraye muri Jabana mu gitondo zibyuka zakwiriye ahantu hose ariko zisa nk'izisubira inyuma nanone batangira kurasana n'abo kwa Habyarimana je ntago nari namenye ko zanahageze nahise zatangiye kurasana 11 mva mu gihuru n'uwo mwana nari impetse n'undi wari wahongeye iwacu kwa data wacu nawe witwa Steven twari turi kumwe mu gihuru tuvamo turiruka ariko tutazi ngo ntago wamenyaga ngo rajya twatwikubise mu bahunga nuko twikubise mu bahunga turarorongotana zirafata twe turongera dusubira za Mbogo turazenguruka dusubira Mbogo ariko umuntu wari waduhishe akoresha ko ashobora dusubiza mu nkotanyi tuba tugiye mu nkotanyi zitujyana ibyumba ariko ubuzima noneho umuntu yabonaga ko arokotse ariko ubuzima ntabwo kubera ko narirebaga nkabona ni ngewe n'umwana mpetse na Steven famille yanjye yose tureke iwacu mu rugo kwa badatacu bose nta muntu umwe nabonaga tugiye ibyumba tugeze ibyumba baradufasha dushyize muri orphelin umuntu yumvaga ubuzima ntabwo pe ngewe nasaga nkaho ndi mukuru kuko no kujya muri orphelin ni nk'impuwe bangiriye ariko ubwo mpunga tugeze mu nkotanyi nahuriyemo n'abandi na musaza wanjye umwe tugeze ibyumba mpura na murumuna wanjye wundi tuvukana hanyuma nabo babazana muri orphelin bageze muri orphelin nkajya ndeba ningiye mukuru ngiye muri orphelin umuntu wanjyanyemo ni Afanda Froza andebye umwana w'umukobwa usigaye muri mu nkambi najyanye abana ngo babatware ambonye yaratwaye n'umuhungu wiri iwacu witwaga Rutayisire cyangwa witwa Rutayisire nari mwishe Rutayisire musuhuje Afanda Froza aravuga ati se uriya mwana niwe uzanya bati cyane none se wagiye ati ntaho nyine atanze abana ko atakibashoboye hanyuma basubiye mu nkambi nibwo rero Afanda Froza yangiriye impuwe aramfata
kuko bafataga abana bato cyane bashobora gupfa kurwara bwaki ibintu nk'ibyo. Njya muri orphelinat njye ndi mukuru, mpageze nka kujya ntekereza nk'umuntu mukuru bose ubu finalement bino bintu bizarangira biti, tuzaguma tube hano n'aba bana, numva nyine biranshanze. Byumba baje ku Kigali yavuyemo tuza gutaha, abantu barataha twe dusigara Byumba. Kubw'amahirwe nsanga hari data wacu warokotse, abantu baramubwira ko hari abana b'iwabo bari Byumba, azaje kutureba atuvana muri orphelinat mu buzima bukakaye. Tugiye iwe dusanga hari n'abandi bana yagiye abona, twinjiye mu rugo iwe turi abana 9. Abana 9 bavuye mu miryango itandukanye, uko yabonaga umwana nyine yaramuzanaga. Hanyuma we yari umujene bari kuko yari yarongoye 9 Yego. Babyaye hagati muri jenoside bahunga, bari bafite agahinja gato. Twinjiye turi abana 9 mu buzima bukomeye, nta kintu nawe afite, natwe nta kintu by'ababyeyi nta kintu na kimwe cyagisigaye, kuko twebwe hariya mu murenge wa Jabana niho mvuka na famille yanjye yose bose barabasenyeye. Barabica basigara mbega ari nta kintu. Dutangira ubuzima bukakaye bw'ibikomere, buri muntu wese bitandukanye. Yari umudamu we nawe yari umurescape w'Ibutare, n'umurescape w'Ibutare nawe afite ibikomere byo, we famille yose yari yaranarangiye. Dutangira nta cyizere, ariko leta iyo Kabyara yadufashije, itangira ihereye ku mashuri. Tuva mu ngo tujya kwiga. Urumva mu by'ukuri gufata abana 9 abari binjiye bose usibye abana 2, abandi bose bagomba kujya mu ishuri. Yego. Ntawe yari bukura amafaranga ko ntiyanakoraga. Hanyuma twize rero kuri freze y'igihugu, turiga turarangiza. Ubu rwose kugeza uyu munsi bose bararangije, baranashatse bose, ndetse baranabyaye. Yego.